Reka nongere mbasuhuze kandi nkomeze kubifuriza kugira umutima ukomeye mu bihe bitoroshye byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nitwa Robert Ndagarutse, ni ya ntore yanyu, ni ya ntore yifuza ko mu by'ukuri nk'urubyiruko twabera abandi icyerekezo cyacu, tukabera urugero igihe urubyiruko rwakoreshwaga muri Jenoside, ariko twebwe reka tube abantu batuma noneho twebwe twirinda ibyo byose bidushora mu ngaruka mbi. Izo zose turimo zikaba ari ingaruka zo kuba twaragize mu by'ukuri abatubanjije badafite ubumuntu, badafite urukundo, mu by'ukuri bafitemo urwango. Uyu munsi impamvu ngarutse kongera kubaganiriza ni uko mu gihe cyo kwibuka turi kugenda tubona abantu benshi batandukanye bari kugenda bakora ibikorwa bitari iby'ubumuntu, nakita ubunyamaswa. Ubunyamaswa rero uyu munsi wa none nagira ngo tubureke, nagira ngo twirinde ibyo bintu. Numvishe story umusore w'imyaka 27 aho avuga ibintu bitari sawa na gatoya, akabasha ndetse no kuba yatema inka y'umuturage. Abo bagiye baboneka, hari n'abandi benshi bari kugenda baboneka muri iyi minsi yo kwibuka, ariko nawubwira ngo twe tubere abandi urugero, ahubwo dukomeze dukore, ahubwo icyatuma amakimbirane avaho, urwango rukavaho, bityo buri muntu wese akibonamo. Rubyiruko ni mwebwe ndi kubwira, ndabwira n'abandi banyarwanda bose bakifitemo urwango, bakifitemo mu by'ukuri ibitekerezo bitari byiza. Ndabakunda, dukomeze twubike, twiyubaka kandi tuzirikana mu by'ukuri abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994.